Kuri uyu wa gatandatu twasuye korali iririmbamo wa mwana Alex. Ni korali iherereye mu karere ka Burera muri paruwasi ya Kanaba muri diocese ya Ruhengeri. Tugeze kuri iyo paruwase twasanze ibirori bishimishije, amakorali yari yateranye aririmba mu majwi meza, n'ijwi rya Alex twaryiboneye n'amaso yacu. Muri uruzinduko umuryango Didi Karusi Foundation wanyuzwe n'indirimbo z'aba bana, wateye inkunga abana bo muri iyi korali bagera kuri 40, aho wabahaye ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibikapu byo kubitwaramo. Ni mu nkunga y'uwo muryango, ariko kandi uyu muryango wanemeye kurihira bamwe mu bana bagize iyo korali amashuri abanza kugeza mu yisumbuye, aho 5 muri bo bazatoranywa maze bakishyurirwa kugeza mu yisumbuye. Ni igikorwa cy'urukundo kiranga ubumuntu, igikorwa cyo gufasha abatishoboye, ariko kandi ni igikorwa cyo gushimira korali Pueri Cantros Mutundu yo muri paruwasi Kanaba, nk'uko umuyobozi ndetse akaba n'umwe mu baterankunga ba Didi Karusi Foundation abisobanura. Rero na korali iririmbamo turuka muri paruwasi ya Gahanga mu karere ka Kicukiro muri Kigali. Perezida wa korali iririmbamo yitwa Kohari Senterese, akaba yitwa Obedi, akaba harimo n'undi mudamu twazanye witwa Ange. Tukaba twese turi mu ijwi rya soprano, njyewe na Ange, tukaba dufite na bass ahangaha. By'umwihariko ngiye nkunda abana cyane, nkunda abana nubwo nabyaye 2, ariko hari abandi bana ndera bo mu miryango itandukanye bagera kuri 86. Urumva bafite abana bafite mu nshingano bagera ku bana 88, kandi barera neza, kandi bazavamo abantu bashoboye kandi bashobotse. Nabonye rero imbarutso y'uriya mwana witwa Alex, kuko ni umukoriste nabibabwiye kandi ndabikunda cyane. Umuntu uri mu gihugu cya Amerika uzi ko nkunda kuririmba, nagiye kwambona nyohereje video, arambwira ati muboneye umuririmbyi ku buryo utazongera kugira ikibazo cy'amajwi. Ndebye video mbona turiya twana, ubwo birumvikana yateraga ijisho kuri Alex kuko yari afitemo amarangamutima cyane, nanjye nkaba ndi umuntu uririmba afite amarangamutima cyane, ariko numva nkozwe ku mutima n'abariya bana. Ndavuga ntabwo biri bugarukira ahangaha, mbamenye kubera Alex, ariko mu by'ukuri njeje kureba aba bana, basure, barebe, babwire ko nabakunze. Bagarura ubucuti n'akarenge. Nashoboraga guhamagara padiri ko twavuganye inshuro nyinshi. Padiri urumva nakoresheje iperereza, menya padiri, menya mwarimu bafasha, menya iwabo wa Alex, amakuru yose ndayakusanya, ariko kubahamagara nk'abantu ndabakunda gusa ibyari bihagije. Nagombaga gufata urwo rugendo bikanzana mukambona nkabamenya, kuko inshuti yawe ugomba kuyimenya byanze bikunze. Nashyizemo rero izo mbaraga, ndavuga ngo byanze bikunze ndaza sura aba bana. Nabitegereje, nabarebye. Turi mu byiciro kandi bitandukanye by'ubuzima, hari biba biciriritse, hari biba biri hagati, hakaba n'ibiri mu rwego rwo hejuru. Kubona umwana nk'uriya uyambariye umwenda w'ishuri, uyambariye inkweto ziciriritse, arangurijwe akaririmbira Nyagasani, ntabwo abakora ubusa. Ibyo mukora bifite umumaro, ibyo mukora bifite agaciro, kandi ibyo mukora Nyagasani ababireba. Murakoze, nitwa Karusi Denise, nkaba ndi umwe mu bantu bashinze n'umuryango wa Didi Karusi Foundation. Uno munsi twahuriye kuri paruwasi Kanamba, tukaba twaje gusura abana baririmba muri korali. Benshi bababonye ku mashusho ya za social media.
rero aba bana baradukuruye tuza kubareba ko bafite impano yo kuririmba kandi twaba umuryango wacu ushingiye mu gufasha abana. rero uno munsi twafashije abana bagera muri 40 kubaha ibikoresho byo ku ishuri kugira ngo babashe kujya ku ishuri. Tukaba twiyemeje gufasha abana 5 muri bo, harimo abahungu 2 n'abakobwa 3 kubarera amashuri kugira ngo bazabashe kujya kwiga muri segonderi, yaba mu seminari cyakorerwa n'abamansera. rero iki gikorwa twebwe kiba kitwunguye ni uko kidufasha kugira gusa nk'aho ufashije umuntu kandi nta kintu umutima ushinze. Si uko dufite byinshi, ahubwo ni uko hari abantu baba babaye kuturusha. kuri bike rero umuntu aba agomba kuba afite, agomba gusangiza n'abandi kugira ngo nabo byibure ko hari icyo bakageza. Murakoze. Noneho twishime kubasangiza ibyo twabonye, namwe mwihere ijisho amajwi y'aba bana. Uwifuza wese kubafasha yagera kuri paruwasi ya Kanaba, ni mu karere ka Burera, akabafasha. Ni abana bafite amikoro make nk'uko twababonye n'ababyeyi babo, mbese byari ibyishimo. Ihere ijisho nawe.